kameze nk'umukobwa nagurije amafaranga de umuntu bana n'ubumuga nkuriya wamuguriza amafaranga tegereza neza rero hagarara aho ngaho ntabwo rero nahaye amafaranga yanjye ubundi ese niko ubaye kumukujyana Nose nuko nabona basa nta kintu bapfana. Abantu basa nta kintu bapfana. Wowe urabona nakuyeberwa. Ese ubu umuntu wayahaye yitwa ngo ki? Bamwita Kesi kandi nawe ndi kubona uri Kesi. Oya uribeshya. Ko mbona musa. Oya navutse meze gutya kandi amazina yanjye umbwire nyakubwire nakubaza. Kuna uri Kesi? Oya nitwaye Nisi. Wabaye kumuku kugeza ryari? Ko ndikubona wagira ngo uri kwiyoberanya. Ndakuzi nigo. Oya ndakubwiye ngo madam babarira. Shaka amafaranga yanjye 30 naguhaye. Gira vuba. Oya. Gira vuba. Wa mugabo we nukuri wibeshye. Nibeshye. Nibeshye nizira nibeshye no kuntu wari usate. Nje nitwaye Nisi. Ngo Nisi kandi uri Kesi. Naguhaye amafaranga gira vuba. Mereza amafaranga yanjye. Ivo, bimeze bite? Bimeze neza bite? Amakuru ni meza. None se kuhagaze hano wareka ariko ndi kujya mu kazi nabuze moto ubu nyine umva nashatse hakurya nategereje nayo wahubwo se wose moto za hano kuzibona bari danje. Nanjye hari umuntu yanjye kureba hano imbere gatoya. Nshatse wahora n'iki kibazo byadenze byamennye umutwe. Yaje kibazo ntawe bitari. Bibazo ntawe bitari hano se wari ibibazo umuntu wese muhuye ugwamagara umva ari ibibazo gusa. Ya nubundi nagushakaga ndumva nagushakaga cyane. Shakiraga amahoro se. Sha urebye nyine na amahoro ariko akantu nari ngiye kukubwira nagushakiraga. Wanshakiraga iki? Shawe nashaka ko nguriza amafaranga. Usaka kanya duwe mfite amafaranga mwana. No kurura kubitiriza undebere yuko uri buyabone kuko ndayashaka cyane. Ubwo se washakaga amafaranga angahe? Ndashaka nk'ibihumbi 30. Oh my gosh. 30. Yesu kandi urayabona pe. Shaka kanya dure mu nzira mfite 30. Shawe kuri inshuti yanjye no kuri kumana mbabarira uyame. 30 byose. Shano kuri hari menshi se nayiki. Shawe nyine mama wanje ararwaye nicyo kintu nari kiri gutuma nshaka amafaranga cyane. Yo se mama wawe disi yararwaye. Shasi yarwaye ryari? Amaze igihe kinini cyane baramwohereza mu rugo bikongera bikagaruka. Aho shaka isi nawe usigaye uri umugome nuko mama waragora ashaka mpamuriye ngo nanagusura. No ukuri reka nkubwize ukuri kubona amayinite kwanjye ni ibibazo kugira ngo nzagere ku muntu ni ibibazo none ubu ngo ndi guteganya no kujya kureba abantu bakure nyine ndebe yuko ari cyo bamfasha nyine ndebe ko mama yava kwa muganga. Sha we kasinda babaye cyane man nk'umuntu twiganye se mananye ndagufasha ikisha. Mane nanjye nta mafaranga ibibazo babyambanye ibibazo nta kintu mba ndiho. Atira telefone reka rwose ushyiremo nimero ngwereze 5 mfiteho no kuri mu Rwanda ubukira mu ihangana 5 se ako nta kibazo nyine kuyashyireho nze kureba uko ndi bubigenze ndakomeza ndebe n'abandi yuko bari cyo bari bamfashe nanjye biba byancanze reka. Sha wihangane n'ukuri mama bashaka kwimbwira nkagusura we nkasura na mama wawe n'ukuri. Nimero ngise uyifite uraza kumamagara n'ibifite ariko ameze nabi. Sawa ubwo ubonye nandi nta kibazo wawe. Oya nta kibazo rwose ntubibwire na mama wawe. Sawa ntubizi ko turi inshuti. Bye kandi urakoze. We kwavuga imeze bite komera umuheruka kera amakuru yawe sha amakuru ni meza arange wambonye ariko ndiko kureba ndabona umeze neza. Aha ni ibyo kwambara ku mubiri ugira ngo se mu ndari kiba kiri no kumbona gutya nyine ndumva ari hatari ariko nari bumeze neza pe. Murageze sha hari umuntu ndi kujya kureba hano imbere okay. Ariko nawe numvaga ndibuze kukureba ahubwo uri kujya he nanje kugusura. Imyaka ishize ubwo wabuje kundeba nese ntabwo twasubira mu rukundo ra byihore ntabwo
usabye urananyima igihe twari dufitanye gusa ngubu ubwo wagaruka ukamba byihoreye ibiganiro ibindi andi makuru se mu rugo sha amakuru ni meza gakeya ese ako gake ni gake gute nicyo nikwibaza ni gake uzi se cawe nyine nari nje kukureba ngo ngurize amafaranga biceri bikeya cyane aha ndakubiza ubu ngubu igihe cyose gishize urasetse igihe cyose gishize urifashe nguje kunyaka amafaranga ariko wowe uzakundeba ufite ibibazo kuko na mbere ako se wagiye wumva ikibazo cy'umuntu nese undi ufite icyo kibazo ngiye ntabwo na n'ubu ndabyumva ariko nashakaga amafaranga make cyane make ubwo se ayo make urayashakira iki ko nzi ko amafaranga make ntacyo akora ubwo nyine ufite n'impamvu yatumye utakigera no mu rugo ahubwo mera ararwaye ameze nabi rero waba ararwaye se mama ararwaye ameze nabi insonga kera nimba ari kakimeze sinzi none se biri aho ngaho ariko nyine arwaye indwara bwako iki se natwe ntabwo turamenya izo arizo none urashaka amafaranga angahe ndashaka nk'ibihumbi nka senkani ibihumbi senkani ari menshi ariko ahangaha nanjye mpagaze ubu mbona bimye sha n'ukuntu usigaye umeze neza iki uyu ntabwo ubona nabo mba nawutiye cyabyihoreye mwana kugira ngo duheze naho ubundi nta mafaranga singiye kukubeshya wamenye ubwenge kera uranje ubu ngubu iyo uza kuba umugore wanjye ubu burara rwose ugakubitira abana cyajya ubyihorera amafaranga yarabuze pe ubu nanjye ngiye hari akanoza kandi ko mbizi kutayabuze wakubitirije ukareba ukanguriza ubu ngiye hari akwa rukundo nanjye kubera ko ntakikopesha y'ubugari ushaka ni ukuri byaranze pe hangane ushakira ahandi ariko tugize uko tubona twakubwira nubwo nta kigenda sibyo urakoze nawe shakira ahandi aho kujya umpamagara kuri fone nta kibazo wowe waranangiriye twihorere babaye bimeze bite bitabyara muto amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi umeze uteze ni sawa nese nawe ujya utura hano muri izi karitsiye sha nyine urebye nari ndimo ndaza kukureba wowe uje kundeba ko ntabwo nese mfitanye nawe kandi ukaba utaramamagaye nyinshi bimeze bite ese nta nubwo umuntu yanagusura ariko si ahubwo ngo wasura umuntu bamukuyeho cyangwa wasura umuntu ari uko wamuhaje kumuteguza nk'ubu naringiye nese usanga ntari wakubwira urebye impamvu naguhamagaye nta fone mfite telefone yanjye narayibuze ariko nyine nari mvuze bitewe n'ikibazo nari mfite ndavuze ati reka nze nkurebe ni amahoro se ni amahoro nyine nashaka ko nguriza ibiceri bikeya uje nguriza amafaranga nshaka amafaranga icyayi cyo kuzanye se nyine nari nje nyine ngo tuganire nyine nari mfite akabazo gatoya ndavuga ati reka nguguze wenda wayama none se kese amafaranga uri gushaka ari menshi ntariki ni ikibazo nyine nari mfite ikibazo kimeze gute se ubwo ngubwo ikibazo gituma ushaka ibihumbi 50 uzi n'ukuntu amafaranga yabuze kwa kino gihe n'iki se kutari kubivuga nasi subiza harya ko mbana na mama gusa amazimitsi arwaye bego amazimitsi arwaye ari mu bitaro ese mama wabugiye yagiye mu bitaro byari se amaze igihe kingana iki amaze igihe kinini Shamana ibintu byo kutajyana no kuri telefone nawe bijya bigukora dore nk'ubwo rusanze ngiye ariko n'ubijyanye n'amafaranga nese basameze gute ameze nabi cyane arataha ngo yakize kongera n'iki se bamusanzemo arwaye kwa muganga byibuze cyumvikana nabo ngo ntago barakibona wabona nyine bigwa kwa kundi nyine ari ziba ari n'izabukuru abakecuru bageze mu zabukuru nyine ni ikibazo none sasa rero icyo nagufasha ubu ngubu nanjye biranyebeshye kuko turahuye urantunguye ntabwo nzi ngo n'iki biri bugende gute ariko mbo hari amafaranga nifite nagomba kwishyura inzu yego ntabwo yuzuye ibihumbi 50 dore n'ubundi nanjye ahantu mba ni ikibazo ariko nifite ibihumbi 35 ubwo rero byasa kugira ngo umenye ibyuzi igihe ugomba kuyamera kuko njye ngomba kwishyura inzu kuri 15 kandi ngomba kuyabona kuri iki gihe ntayabona njye nzayabona uzayabona icyo nshaka nuko mama arwara ariko nzayabona kuko hari ahantu ndi guteganya amafaranga mbere y'ayo matariki
amafaranga uri kunyizeza ngo uzayabona uzayakura he? Ni kuri 35 sinayagura. Nyine uzayakura he? Hari ahantu ndi mu gatsinda. Ndi guteganya mbere ya 15 nzaba narayabonye. Mbere ya 15 agatsinda. None si ujya kuguza byibuze kare ko wari cyo bakumarira bakayago kujya guzaguza abantu. Si uri kumva atari ikibazo wowe? Iryo tsinda riri kure kandi bisabwa kugira ngo bakugurize nukuba warigiriyeyo. Rero ahubwo navuze ati kubera ko ndi hafi gufata reka ndebe umuntu nyaka noneho njewe ndasigara ndwana no kuba nashaka uburyo nzajya kuyazana. Nyine nkayishyura. Ndikumva bitoroshye okay. Noneho ubwo kikuma nimero yawe nyaguhirize ariko ukabyara. Sinzigere nza kukureba. Cyangwa nze kuguhiga. 35 nzafata. Abantu barahemuka muri iyi minsi. Umva mbabarira twumvikane. Urumva? Ngiye kuyaguha. Nuko impamvu nuko yakumwusi twiganye kandi n'ubundi tukaba twese turi za kavukire. Ariko ndagira ngo uri kumva? Kese nta kuzaza kukwirebera. Satari cyo mbwiye mbere ko zo 15 zigera izo nguzi 10 zizagere amaze kuza byibuze amafaranga. Sibyo? Ntabwo zarenganye nzayaguha. Ko turebe rwose ubundi urebe ko mama wawe yava mu bitaro akira. Ushyiramo nimero yawe nyakoreza none nyifite kuri telefone. Mvanana nayo kurirwa mpiga amafaranga yo kujya mu muhunga nk'ubu. Kanze nanamuhamagara. Temuvuga ko amafaranga nayabonye. Sheri bite? Sawa. Umeze ute? Yemeze neza. Wowe umeze ute? Meze neza cyane. Sheri ndagushaka cyane. Urashushe se? Sheri n'amafaranga maze nayabonye. Numva ufite amafaranga ntagira ahagaze. Ko murashushe cyangwa amafaranga. Sheri nta kibazo. Nanjye nicaye hahandi impande ya Zarogi kuri Zarogi. Banguka ndagushaka cyane. Ahubwo yashiraho amafaranga cy'umuryango todo. Nese wabona ndaza n'amakuru. Nta kibazo ndaje mbikore wowe banguka. Wowe fata akamoto nta kibazo. Bagere tuze kundana iby'ibibazo. Umva amafaranga nayabonye niriwe nyahiga kubera wowe mbabarira ubanguke ntago ngewe ndi kukubeshya pe. Ufite amafaranga nangira ahagaze. Sawa ngabanguka. Mbona sura umuntu yatinze ura. Haka n'umuntu wajya bivuze ko byasa kose kandi abizi ko ari bubikunde. Naho hari kure ambwira nomero yawe amazina ndabona ari ndikubw'Imana ikindi cyumba cyayi cyagezeho atari shubite Sheri uraho. Sheri dore hano nyine niho nakubwiye. hano ni kuri Amarogi ameze neza Urabona atari sawa. cyane sawa nta kibazo pe Base nitwinjira bikunda. ujya kubikuna nta kibazo ahubwo amafaranga urayafite Ese Sheri amafaranga urumva amafaranga ari ikibazo? irahagaze Amafaranga ntago ari ikibazo. Tugende nyine. tugende Naguze n'inkoko maze. oya tugende nta kibazo akuze nawe rero Nabahamagaye kugira ngo utaza kunenza. Biri kumvikana? Ni gute bahereza umuzigo mwarangiza mukambwira ngo umuzigo wabahombeye? uriya muzigo aba ari ubufumane kibabwira bazana umuzigo wa karite waho umuzigo umukire yafata ntaduteze ingaro nawe None se ku buryo nge mbura yanjye mba natanze. Niyo mpamvu nge mbizera kugira ngo munkorere akazi neza. Nabwirwa n'iki nimba mutaragiye kuyakoresha ibindi bintu byanyu ku giti cyanyu. bose waduhaye akazi twizeye we komeza utwizere tugukorera akazi kawe neza
uri kumva Yes. ariko kongera kumva ngo hajemo ikibazo ibyo bintu ntabwo njye mbishaka ntabwo bizongera. uriya si haka kandi mfite n'ideni rye we kandi ntukanga ataza kurishyuza kandi umva rero muri kano kazi nta muntu ujya ukopa uriya ni haka kandi murimo ideni se ndahanyura gute n'ahantu nari ngiye nta yindi nzira nanyuramo ariko nungutse igitekerezo ukuntu bimeze kuko ndi kubona muri kuzana ry'imikino umwe muri mwe wese azahita abura urugingo cyane cyane wowe ndababwiye ngo nta bindi bibazo nshaka bakambwira rwose impamvu umuntu yemera gukora akazi nka kariya reba nk'uyu musista dukomeze ese uri kumbwira uyu nguyu abangaba nibo nahaye akazi cyangwa ni mubo ndi kureba ikintu nyine ndi kukubwira nyifite sisita wanjye ubabaye ubu sisita umuntu kameze nk'umukobwa nagurije amafaranga de si umuntu ubana n'ubumuga nk'uriya wamuguriza amafaranga tegereze neza rero hagarara aho ngaho ntabwo rero nahaye amafaranga yanjye ubundi ese niko wubaye nk'uko uryana Nasa nuko n'abantu basa nta kintu bapfana. abantu basa nta kintu bapfana wowe urabona nakuyoberwa Ese uyu muntu wayahaye yitwa ngo ki? bamwita kesi kandi nawe ndi kubona uri kesi Oya uribeshya. ko mbona musa Oya navutse meze gutya kandi amazina yanjye umbwire nyakubwire na kibazo. ntabwo uri kesi Oya nitwaye Nisi. wabaye kumwe kugeza ryari ko ndi kubona wagira ngo uri kwiyoberanya ndakuzi ni wowe Oya ndakubwiye ngo madame mbabarira shaka amafaranga yanjye 30 naguhaye gira vuba vuba Oya gira vuba wa mugabo we nukuri wibeshye. nibeshye nibeshye n'izina nibeshye no kuntu wari usate Njye nitwaye Nisi. ngo Nisi kandi uri kesi naguhaye amafaranga gira vuba vuba mereza amafaranga yanjye Oya nitwaye Nisi wibeshye ariko. nanga abantu biyoberanye ubu ngubu ntabwo yoberanye ibi ni ibi bahita nza kureba nundorera ibi ni ibi kesi mana yanjye kuguriza kuko umuntu umuguriza amafaranga ku neza noneho umubona isado y'umugore ubonye ukuntu yirukanse wagira yeguje ngo uzi ko wagira ngo ni umugabo agapfurwa upfuye ujyanye angahe se ubu haha gusa